nari ndi mu kazu k'ibiti kanjye katagira icyumba kanjye, ariko mfata agatebe nicaye negerayo, mbwira Yesu ndi Yesu ndi nguhaye akanya nawe wicara aha tuvugane. Mbwira Yesu ndi sinshaka kuvugana nawe uri mu ijuru, utambwira ngo wanyumvise kandi utanyumvise. Va mu ijuru uze wicara nje nawe tuganire. Fata Bibiliya nyishura hagati. Yesu ndimfasha gusoma, wabundusha gusoma. Hano hantu niweho handikishije cyangwa se ntabwo ari we? Murumva Yesu ntacyo ari kunsubiza, nari namufasha. Ndamubwira ntitumvikane rero, shingiye kuri uyu murongo ngaba maze kumenya ko imyaka 4 ishize nenda kwicwa n'inzara kandi ntakishwe nayo. Ngiye mu materaniro umbabarire nditujyane. Usigaye uri kubara imibyizi yanjye yose. Ndamubwira ni imyaka 4 sinasiba sinacogora nta manyanga nabikoreyemo. Iyi mibyizi yose uyibare unyishyure. Uri mugabo mubonye muri kositimu si igisobanuro ko iyo kositimu irimo amafaranga. Hari igihe biba byarajegeye habura gukuka gusa. Uwo nanjye twahuraga yagiraga ngo nageze iyo nagiye, kumbi ntanarabaduka. Umunsi umwe asoma ijambo ndi mu rugo ryahinduye ubuzima. Riravuga ngo nuko rero ngo abakora imirimo y'igicaniro ngo bagabane iby'igicaniro, ngo n'abavugabutumwa ngo batungwe n'ivugabutumwa. Pawulo arandika ngo ndetse n'umwami wacu Yesu Kristo ngo niko yategetse. Mu myaka maze niwo munsi nuzuye umwuka we, ndawuzura ndavuga ngo uyu niwo. Fata Bibiliya sigaye Yesu ari kumara imitizi njya mu materaniro. Turateranye, kumbi Yesu icyo mukundira isengesho ritagira uburyarya araryumva. Niyo ryaba ari iby'ubugoryi nta buryarya burimo araryumva, asigara bari mibyizi. Cyangwa ngo iyo Yesu yakurebye abantu bakureba babyemera batabyemera. Turateranye saa moya zirageze, bagiye gusezerera iteraniro, umuyobozi agiye gutangira gusenga. Mana wakoze kubana natwe. Ngiye kumva numva umuhanuzi ngo wi numva ndirengwara. Ngo hari ukuntu rero umwe areka mugenzi w'urusinga. Ngiye kumva numva umuhanuzi ngo bana banjye ni munyu. Eraniro mwese muraha ni munyu. Nabashize imbere yanyu umwana wanjye ndi mwamumenye. None guhera uyu munsi mwese ndabategetse ngo mumumenye. Irene mwana wanjye, aba bantu ndabategetse ngo bakumenye. Nanjye abwira Yesu nibafate we. Korere ku muntu kwicaye iruhande umubwire ngo umunsi umwe Yesu azaba agufatiye. Yesu azaba agufatiye we. Umuhanuzi ararangije nawe ntazi idahanuye, ariko njyewe nzi idahanuye. Barasenze turatashye, tugeze hanze imbere yanjye haza umugore. Abagore n'abana beza aza ari kurira ati Rene, ati Imana itubabarire, ati twajyaga tureba urwo ruda
ngo wageze iyo ujya, ati kumbi nuko byagenze, nanjye ndi narashize ahubwo. Abarambye ngo none si ngo mukozi w'Imana ngo ko bwije ngo wabona akanya ngo tukanyurana mu Giporoso. Aya tuvugisha ukuri, we hako kanya wakabona. Namubwira ati nawe humura, arambwira ngo ngaho tujyane. Aha mbagaze Imana irahari, iyo tuyivugira ibihari. Najyanye n'uwo mudamu twinjira mu mangazini, ahagarara mu mangazini mu muryango avuga ijambo ry'Ikinyarwanda sanga mu myaka maze sindarivuga. Mundu mwicaranye mubwira ngo nawe hari Ikinyarwanda utaravuga, bihagarare. Nasengurutse ibihugu mvuga ubutumwa, nagiye mu bazungu baranyakira, nari nzi ko ibiryo nabimazeyo. Ariko ejo bundi nagiye ahantu bamba ibiryo nsanga ni ubwa mbere mbibonye. Mumbize ukuri uko muri aha n'inanasi itenze. Umuntu mwicaranye ngo ndiwihagarareho nawe hari ibyo utazi, ntabwo turabibarayo. None ijuru ryaratubwiye ibyo mutabonye n'ibyo mutaratekereza mugira ngo ni ukubeshya. Umva ijambo yavuze sanga kuva na bose ndarivuga. Yarabajije ngo mufite umufuka w'isukari Kinyarwanda? Umuntu kuva nabaho sindagura ikiro cy'isukari, naguragiye 50. Ijambo umufuka narivuga cyane. Mungeze ukuri. Utaha piriya ukavuga ngo mufungure igipangu. Ndashaka kuvuga ngo Yesu akurebe, nakureba abantu bazakureba, abatakureba ubihorere azabategeka kukureba. Umucuruzi abaramubwiye ngo ntawuhari, ariko amubaza n'ubona nta nicyo bivuze, ubwo numvaga atari njyagiye kuwuha. Baje bose ngo ufite isukari ingana iki, aramubwira ngo hariho ibiro 37. Ahita amubwira ngo ntukureho n'ikiro, ngo yose ngo ni y'uyu mukozi w'Imana. Avuze ngo ni yanjye, ubwenge bura igeze kumara kingana n'imyaka 4 nigisha ahantu imyaka 4. Hanyuma kandi amavuta yari yuzuye, kuko narigishije aho handi Imana irahazamura guhera ku nzego zo hejuru, batangira kuza gukizwa. Noneho bakajya bicarana n'umushumba bakamubwira